ubushakashatsi bwagiye bwerekana neza yuko umuntu atigeze aremerwa kugira ngo azabe wenyine. Muzabisoma muri Bibiliya mutunze amagambo avuga ngo si byiza ko umuntu aba. Ntabwo bigeze babwira umusore n'umukobwa, ni mu buzima bwacu bwose. Umuntu wagira ubukwe akabura abantu baza kunywa umusururu ntabwo yagira amahoro. Rimwe na rimwe umuntu ajya yambara igitenge ikizibaho, yamara kwambara ikizibaho akambara agapira, akambara viyonda, akambara marahinda, akambara Notre Gare, akambara masari, akambara insinzi, akambara WhatsApp, akambara n'icyo bita Gana, akambara n'icyo bita ndetse indigo. Ibyo byose yamaze kubiteramo. Ubu hari icyadutse cyitwa Esperance kirimo parufe uri kwambara ukumva kimeze neza cyo 90. Ni igitenge cyageze ku isoko, ariko kucyambara abantu bakubwire ngo waberewe ntacyo bimaze. Byaro tukambara igitenge cya make ariko ukabana n'abantu bose amahoro. Ubushakashatsi bwagiye bwerekana neza ko kwambara neza bidaterwa n'imyenda ihenze cyane, biterwa n'akenda gatoya wambaranye umutima utuje ubana n'abantu kandi gafuze. Icyo gihe bakwita umuntu w'Imana, ntibavuga imyenda. Umuruho wa kane rero tugiye gusorezaho ni umuruho wo mu mwuka cyangwa se spiritual fatigue. Umuntu yumva intege nke mu mibereho ye, mu byo kwizera, akumva acitse intege, akumva azajya mu muriro, akumva ntazajya mu ijuru. Rimwe na rimwe bishobora kuba byaratewe n'ibihe byagiye aranyuramo, abantu bakamubwira ngo ntazajya mu ijuru. Muri uyu mugoroba twongeye gufata icyemezo tubabwira ngo ntihazagira umuntu ukubwira ngo ntuzajya mu ijuru. Ijuru ntabwo ari irye, ijuru ni iry'abihannye. Turi abanyabyaha, rizajyamo abanyabyaha ariko abanyabyaha bihannye. Niyo mpamvu turi kongera kubwira abantu bose bari muri iteraniro, abacitse intege, abafite ibibazo, abari kubona ubuzima ari bugufiya, wareba imbere ukabara ntibishoboka, wareba epfo ukabara ntabwo bizakunda, wareba ibigeragezo ufite ukumva Imana ntiyakubabarira. Muri uyu mugoroba turi kongera tubabwire ngo iyo hari izuba haba hakiri ibyiringiro byo gufura imyenda ikuma. I repeat again, iyo hari izuba haba hari ibyiringiro byo gufura imyenda ikagenza gute? Bisobanuye ngo umuntu ugihumeka aba agifite amahirwe yo kuba yakwihana. Reka Imana y'amahoro ibongera imbaraga, ibongera imbaraga, kandi Imana y'amahoro ibakomeze. Twarebaga isomo rivuga ngo si byiza ko ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Reka dusaba bari muri gahunda nabo kugira ngo babe baradukorera gahunda igihe kitaducika. Twarebaga imiruho nine. Isomo Yesu yavuze ngo mwese abarushe n'abagenze gute n'abaremerewe. Kugira ngo ndebe ko twajyanye rero, reka mbabaze umuruho wa mbere tubonye ari uwuhe? Tera akaboko hejuru. Yego mama. Sorry. Tubonye neza ko umuruho wa mbere ni umuruho mubiri, urananiwe, uri guhinga, uri kugenda. Ibyo byose ni umuruho wa mbere umuntu agira, kwikora imitwaro iri mu mubiri. Umuruho wa kabiri, yego, uhaguruka ubivuge neza uhagaze. Ni umuruho, aravuze ngo, aravuze ni umuruho w'ibibazo. Imana iguha umugisha, urasobanutse rwose. Bari baranakumbwiye ko usobanutse ntakuzi. Imana iguha umugisha. Ninde wamwunganira wundi? Yego mama. Umuruho, ye umuruho wo mu mutwe, icyo bita mu ntekerezo. Umuntu ashobora kwikorera ibibazo byinshi cyane, bagaje kakuremerera mu buryo bukomeye cyane. Twarebye yuko uburyo bwiza ni ukuruhuka, wamara kuruhuka ukaryama ugasinzira. Yego umuruho wa gatatu, yego aravuze ati umuruho kubana n'umuntu mudahuje, amuruho w'amarangamutima. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu akubwira ngo nzakwanga Nyabarongo yakamye ari kugutera imitoma kugira ngo azakujyane, akakubwira ati nubona hadutse itoroshi cyane umukara uzamenye ko ariho ngiye kukwanga. Ati rwose umwanzi uzakwanga nzajya gusaba Putin ampereza imbunda zose tuzamurwanye, wazamara kugira Nyabarongo ikagukamiraho. Twagiye duhura n'abantu bagiye baratwizeza amahirwe baduhereza amaherere, twagiye tubana n'abantu bazatwizeza amahoro baduhereza amaherere, abatwijeje amata baduha amatezano, batwijeje iki? Abantu bagiye baratwizeza byinshi birabura, wagerayo ukavuga utari komana uwama amahirwe nkava aha hantu. Mwarangije gushingira mu izuba riva, mwarangije kubana n'umuta itoro bazava ngo utaye umugabo, muri leta bazava ngo ukoze divorce. Hari abantu benshi babaye mu rushako awabaha amahirwe. Nigeze kuva muri Kigali nuko umugabo umwe bahagaze mu modoka ati itangaza, abandi bati mwamenye ko leta yashizeho yuko umuntu ushaka gutandukana n'umugore we aratanga 150, batanze na konte umuntu arashiraho. Abagabo mu modoka bati duhe iyo konte.
duhe iyo konti, Yesu we duhe iyo konti. Nuko umugabo umwe arababwira ati ariko sha mufite ibibazo n'ukuri, ubwo uri kubona leta yatinyuka kuvanga abantu batane koko? Abantu barananiwe, abantu bararushe, abantu bagiye batwizeza amahirwe amaherera dufata. Reka twongere tubabwire ngo mwese abarushe n'abaremere muze mugenze gute Yesu abaruhure. Tubonye ko umunaniro wa kane ari uwuhe? Umunaniro wa kane tubonye ko ari uwuhe? Mwawibagiwe? Yego, Imana iguha umugisha. Usengera hano? Usengera he? Usengera Kanyamiheto? Ibyigisho nibiza uzaze ngo iryigisho. Usubije ibibazo bibiri kandi neza, ndetse n'ikimenyimenyi ngwino ngukore mu ntoki. Ni nawe ugiye gutaha nkoze mu ntoki. Izi ntoki kuzibona birahenze, mu ntoki za Patoro. Uraho umeze neza? Usubije ibibazo bibiri, amigisho naza we ntuzayagure nzayishura. Imana usubije bibiri umvaze mu byo bitwa kuvura. Si amigisha 600 muhaye, ariko baragenda avuga ati pastor amaye ryigisha, pastor amaye ryigisha. Ibyo ubwabyo biravura, ibyo ubwabyo bigenza gute? Ni iryigisho rya 600 rya makeya, ariko muri waravuga ati barangororeye. Ntikaba kanini kabe gato gatanga umutima ukunze. Ego niyo mpamvu tuvuga ngo abaririmbyi bakunda kuririmba mu gihe umwizera aje hano muri rusengero, ababwiriza bagombye kugabanya gutukanira ku ruhimbi. Ntabwo uruhimbi ari intebe yo gutukaniraho, ntabwo uruhimbi ari intebe yo guciraho abantu iteka, ahubwo uruhimbi nahabumburirwa ijambo rihumuriza bizera, umuntu akumva Imana kuruta umuntu. Reka Imana amahoro ibane namwe, Imana amahoro ibongera imbaraga, ibarwanire. Ni bande bavuga ngo hari agakoni kagiyemo? Baza mugenzi wawe ngo urumva hari agakoni kagiyemo se? Mubaza ariko kagiyemo, kagiyemo. Twasesenguraga isomo rivuga ngo mwese abarushe nibyo twareba, ni isomo ari gusa twavuga ngo mwese abarushe n'abaremere. Reka mwese muhagaze dusenge. Urukundo rw'Imana mbega ngo rura ibyaha byanjye byose bikantamuru. Karirimba usinziye mvuga ukuntu uramera. Nzasingi ndarwe mpimbaze ashaka kumbeshaho nzahora. Reka dushime Imana. Data mwiza ukiranuka uri mu ijuru, twishimiye kuba imbere yawe muri iyi nzu yawe. Tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza amagingaya. Tugushimiye ko abana bawe bagarutse muri iyi nzu yawe ngo bumve ibyo ubabwira. Izina ryawe rihimbazwe. Mugaragu wawe amaze kutubwira ibishobora kutwangiriza n'ibishobora kutugirira akamaro. Turagusabye Data ngo duhe ubwenge bugenzura kandi bushyira mu bikorwa ibyo twumvise, cyane cyane ibyiza. Nugaruka tuzabane nawe. Abamaze kugira muri inzu yawe ubaha umugisha, abakiri mu nzira baza ubasohoza amahoro. Kandi tugiye kwinjira mu gitaramo cy'abana bawe, utaramane nabo ngo dutahe tunezerewe tugushima. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.